ngo kubera urukundo yamukundaga ngo aravuga ngo ntago nakwemera ko eva apfa wenyine ngo urukundo Adamu yakundaga ati bikundanye birajyana. None kuri ubu ngubu umugore abyara ababara, umugabo ntago bababara. Ababara bajya bavuga ngo bababara mu mutima, ariko kubabara w'umubiri ntabwo bamufasha abe na gato. Cyakoze umuntu ashobora kutamera neza kumva cyane nko ku bantu bamwe na bamwe agahangayika yakumva aranarwaye ariko atazi ibyo arwaye. Ariko ntabwo mu by'ukuri aba ari kubabara, ibise ntabwo biba biri kumufata nk'uko biba biri gufata umugore. Ariko byarenzeho umugore noneho ajya no kumufasha we ku mibabaro ye. Kwa kwiyuhakuye ntabwo bikiri iby'umugabo gusa, ahubwo natwe byatugeze. Nta muntu ushobora gusenya umunezero n'umumaro w'umugore no kurwaza umutima we ngo ageze ku rugero nk'urw'umugabo we. Abantu bagira bavuga ngo igikomere cy'urugo ngo nicyo gikomere cya mbere ngo kiruta ibindi byose, kuko ngo ni memory uzarinda upfa gifite agahinda kabyo. Twe tuzajya rero twiyibandaho tuninegure, ntabwo tuzanegura abandi, tuzinegura. Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Healthy Soul and Body. Turabashimira cyane ko mufata umwanya wanyu mu bintu byinshi bivugirwa ku isi, mu bintu byinshi byuzuye kuri YouTube. Kuba ufata umwanya wawe ukumva ibyo tuvugira hano ni iby'igiciro gikomeye kandi biratunezeza. Rero uyu munsi twagarutse turi muri Christian Romance. Turi muri Christian Romance. Mu minsi yashize umva abagabo n'abasore baravuze batubwira ibintu byinshi binakomeye, ariko ni Imana yo kudushoboza kuko baduhaye impanuro zikomeye cyane. Rero nk'ibisanzwe ndi njyewe Albine, ndi kumwe na Hirwa Rebecca. Yego. Rero tugiye uyu munsi kuvuga ikiganiro kijyanye n'ukuntu umugore yaje mu isi. Mbese ubundi byagenze gute ngo mu isi hagere umugore? Nibyo kuko kugira ngo umugore agere mu isi byari target y'Imana, ntabwo yaje kubw'impanuka, ahubwo Imana yararebye yabanje kurema ibindi biremwa, amatungo nk'uko tubibona muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro. Hanyuma buri kiremwa cyose igihereza icyacyo, ikigabo n'ikigore cyacyo. Byarangiye rero Adamu abyitegereje abona we ari wenyine, anabyita amazina, yabyise amazina. Hanyuma rero abonye ari wenyine urumva nawe yarabuze, yabonaga hari icyo abura. Imana ariko nayo ibirebye nayibona ko uwo muntu nawe atuzuye, niyo mpamvu yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Uwo mufasha rero abaraje. Ariko hari akantu ntekereje, tubigenze gutya. Mwirema Imana yaremye umuntu imushyira mu ngobyi ya Edeni, ari kwibona ko akeneye umumararungu, imuremera umufasha umukwiye. Sibyo? Rero nkuko mubizi twebwe dukunda kuririmba kandi birafasha, indirimbo ziguma mu bwenge bw'abantu cyane. Ubwo rero uko kuntu Imana yaremye umugore ikamuzanira Adamu, uribuka ukuntu hageze byagenze? Cyane. Umugabo yateye imitoma. Mw'abantu mwe imitoma ya mbere na Adamu wayiteye. Ngo pe yavuze gute? Yaravuze ngo uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, kandi atarabizi yitonderwa ngo azitwa umugabo, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Ntekereza. Uribuka yuko Imana irema Adamu yasinzirije Adamu kugira ngo imukuremo urubavu arirwo Eva. Mu by'ukuri ntabwo yarabimenye, ariko kurangiza kumurema yamubona agahita atekereza yuko
agahita amenya yuko arakara ko mu mara. Ariko menya Adamu yari afite na sixième sens. Uko biri kose harimo guhishurirwa kw'Imana. Binyibukije kandi kantu. Imana yaremye isi n'ibirimo, irema n'umuntu ku ishusho yayo. Imana yaremye isi n'ibirimo, irema n'umuntu ku ishusho yayo. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, kamuremera umufasha umukwiriye. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, kamuremera umufasha umukwiriye. Byari byiza muri Edeni, Adamu abonye umufasha, akara ko mu mara yanjye, akagufa mu magufa yanjye. Byari byiza muri Edeni, Adamu abonye umufasha, akara ko mu mara yanjye, akagufa mu magufa yanjye. Amen. Harya ngo ntabwo yamukuye, wambwiye ngo ntabwo yamukuye mu rubavu. Yego. Ni ukubera iki? Ngo iyo turebye ibyanditswe byera bigaragaza yuko ngo ntabwo yigeze imukura ku birenge kugira ngo atazamukandagira. Tumva ko ari umuntu uri hasi. Tumva ari umuntu uri hasi undi akizamura. Nta nubwo ngo yamukuye ku mutwe kugira ngo nawe atazizamura akumva yuko ari we uri hejuru. Ahubwo yamukuye mu rubavu. Ntabwo yigeze imukura ku mutwe kuko atagenewe kuba umutware. Ntabwo yigeze imukura ku mutwe kuko atagenewe kuba umutware. Kandi ntiyamukuye ku birenge kuko atagenewe gukandagirwa. Kandi ntiyamukuye ku birenge kuko atagenewe gukandagirwa. Yamukuye mu rubavu hafi cyane y'umutima, ngo azamubere umujyanama, bajye bafatanya muri byose. Yamukuye mu rubavu hafi cyane y'umutima, ngo azamubere umujyanama, bajye bafatanya muri byose. Urumva umuntu atari mwiza? Yari mwiza. Like plan y'Imana nyine icyo yari yamuremeye cyane rwose. Byari byiza. Mbese byagenze neza. Gusa ntabwo byagenze uko Imana ibishaka. Ntabwo byagenze uko Imana ishaka kuko icyo yari yamuremeye yazanye igitandukanye nabyo. Sinyibutsa akantu numvise ngo abantu nyine urabizi ko hari abantu bakora ubukwe noneho ariko byabaga kera ngo imodoka zitwaye umugeni ngo zikagenda zivuza amahoni. Noneho abantu bize amategeko y'umuhanda babigisha ko ngo amahoni nyine avuga icyago. Nyine imodoka ivugije ihoni urabizi ivuze ibona ariko noneho baravuze ngo uzatinye ngo impamvu ngo imodoka zitwaye umugeni ngo zigenda zivuza amahoni ngo ni icyago kiba kizi. Akabi gasekwa kakeza. Nakundi nyine. Ariko rero nuko byagenze. Eva nawe yari aje kuba nyine umufasha ngo bafatanye, ariko unfortunately yazanye icyago. Byagenze gute? Nkuko tumaze kubivuga rero ntabwo byari mu mugambi w'Imana yuko uwo muntu ari we ikibi giturukaho. Ariko murabizi yuko icyaha cyatangiriye mu ijuru ari Satani ukizanye. Uwo Satani rero mu ijuru baramumanuye, baramwirukanye aza mu isi naho nuko. Ubwo rero byarangiye yibasiye wa mugore.
wa mugore Imana yari yaremye ngo aze abe umufasha wa Adamu, hanyuma intego y'Imana ntiyagerwaho, birangira amushutse, amushuka ko akora ibinyuranyije n'ubushake bw'Imana. Icyo Imana yari yamuremeye yaragiye amwereka ububi bwacyo, amwereka ibyiza byo kubusanya nacyo. Birangira rero hari akantu nibutse cya gihe Imana ibashyira muri Edeni uko ari babiri, yari yabemereye kurya nyine ibiti byose usibye kimwe cyonyine kimenyesha ngo icyiza n'ikibi. Imana nyine yashakaga ko babaho bazi ibyiza gusa, ntiyashakaga ko bamenya ibibi. Ariko bo igiti kimwe irakibabuza ngo nibakikoraho no gupfa bazapfa. Satani rero ngo yabigenje ati, nasomye mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, hari ikiremwa cyitwa inzoka. Inzoka ngo yari akaremwa keza, ngo gafite amabara meza, gafite n'amababa. Wari ubizi ko inzoka yagurukaga? Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi cyangwa se Prophet and Patriarchs, bavuga ko inzoka yari ikiremwa cyiza gifite amababa, ngo iyo yabaga iri kuguruka ngo amababa yayo ngo yameraga nk'umuziki mwiza cyane. None se ntiwibuka ko Imana ivuma inzoka yarabwiye ngo uzakuruza inda? That means ntabwo yari isanzwe ubwo n'ingaruka z'icyaha yakoresheje. Noneho rero ni Satani wihanze muri ako karemwa keza. Noneho ngo abagore kubera muri nature yabo bakunda ibintu biri attractive, ibintu nyine bisa neza bikurura. Uzarebe niba ugiye kugura utubara uratangira sikanoka birajyanye ibiki n'ibiki. Uko kuntu nyine umugore yararemetse, inzoka yabyuririyeho, nako Satani aca mu nzoka kuko yari ikiremwa gifite amatsiko. Rero kabaye Satani ajya muri iyo nzoka, ajya muri cya giti. Eva akaba Imana yari yarababwiye bazajya bagumananya, bazajya batandukana, kuko ibashyira mu isi yarababwiye ngo muhingire ibiri muri iyi ngobyi muyirinde. Ntabwo bari abanebwe, barakoraga, ariko imirimo yabo ntabwo yari yayindi y'agatunambwene nk'uyu munsi, ariko barakoraga. Ubwo ni ukuvuga ko Satani ajya gushuka Eva yasanze n'ubundi hari ibyo yamaze kwica. Oya, ahubwo bari basanzwe bari mu mirimo, noneho ariko batagomba kujya batandukana, kugira ngo uko abamarayika ngo bajyaga babasura bakababwira ngo hari umwanzi witwa Satani yoherejwe mu isi, muzamwirinde mujye mugumana. Noneho ngo Eva ngo mu cyongereza baravuze ngo absorbed in her work, ngo unintentionally yagiye kure. Yewe yari ari mu mirimo ashiduka yagiye kure. Ngo noneho ngo ndakibakundishije kino cyigisho, ngo yumva umutima uramuriye kubera ari kure. Ngo ariko aravuga ngo ngo ntacyo naba, ngo amwise ngo ntacyo naba, ngo mfite ubwenge nyine buhagije. Mu gihe rero ari kure, ngo nibwo yagiye kubonabona ngo inzoka ngo iri muri cya giti, ahita yibuka ko ari cya giti Imana yababujije, ngo maze inzoka ihita ivuga ngo harya Imana yababujije kugira igiti na kimwe murya. Eva ngo aratangara, inzoka ziravuga, ahita avuga oya, ibiti byose twemerewe kubirya keretse gusa igiti kimwe. Ngo arangije inzoka iramubwira, ngo imubwire ukuntu ngo ntacyo bazaba, ngo ahubwo Imana yabahisha ibintu byiza. Numva gushaka kumenya ibyo Imana itashatse ko bamenya. Arangije Eva ngo arangije inzoka iranamubwira ngo nanjye nakiriyeho, none nashoboye kuvuga kandi ntasanzwe mvuga. Ngo none si inzoka uko bizi iravuga, ngo none ariko kuko nakiriye ngo ndi gushobora kuvuga. Eva bakomvise, ararurya. Arangije ngo araruca ashyira umugabo. Uzi ukuntu byagenze? Ngo Adamu yabonye Eva ari kuza, ngo abona yahindutse, nyine abona afite excitement idasanzwe. Ngo aravuga ngo se aho Eva ntiyari cya giti? Arangije atana abona aranamuzaniye. Ngo kubera urukundo yamukundaga, ngo aravuga ngo ntabwo nakwemera ko Eva apfa wenyine. Ngo urukundo Adamu yakundaga Eva, ati bikundanye birajyana nanjye. Ngo nawe yarariwe ntabwo ngo yumvise uburyohe bwarwo neza nkuko Eva byagenze. Ni nkaho wavuga ngo ni nko kumira bungu, nyine we yaruriye ataryohewe atanabyitayeho, gusa ababajwe nuko Eva kuko agiye gupfa akamusiga wenyine. Ngo aravuga nanjye ndarutse, ni nkaho yavuze ngo kama mbaye ntabwo ndarenze. None ikintu cyambabaje muri icyo gitabo baranditse ngo Adamu yibagiwe ko
Imana yari yaramukuriye umugore mu rubavu bifite ubushobozi bwo kumuremera undi warangije ngo ararurya nawe uko bijya bitubaho. Imana ijya idukorera ikintu tukumva icyo kintu rwose kukibura ikaduha wenda ubushobozi n'urugero tukava ahantu hamwe tukagera ku rundi rwego, ibyo tukabigundira tukumva yuko mbese nta kubirekura hari tubirekuye tutabona ibindi. mubona mbese muri make impano tujya tuyifata tukayishyira mu mwanya w'uwayiduhaye, nuko Adamu yabigenje. ubwo rero nibyo pe umugore yazanye ikibi mwese, ariko umugabo nawe yagize weakness yanga wenda twashyuminga iyo Adamu abireka ntarurye byari kugenda bite? Umudamu yari kuzira icyaha cye, ukuntu byari kugenda, ariko biragaragara ko yari kuzira icyaha cye dukurikije mu magambo wasomye, yari kuzira icyaha cye kandi koko ubwo bushobozi Imana ifite ukundi yari kubigenza neza kandi neza, ariko nyine nta kundi byarangiye. Adamu nawe aruriye, menya hari bari bazi ko barahita bapfa simbizi, ariko n'ubwoba bwo kumubura nabyo birimo. yagize ubwoba bwo kumubura, ngo yari yaramubereye igisubizo ku buryo yumvaga namubura bitari buvemo. aravuga aho kugira apfe wenyine turapfana. noneho rero bahita babona ko ngo amaso yabo arahweza, babona ko barihisha, bumvise imirindi barihisha. kandi ubusanzwe abamarayika bazaga kubaganiriza, Imana yarabasuraga, ariko uwo munsi barihisha ngo bumva ni n'imirindi kandi mbere bitari imirindi. ngo umunyabyaha yiruka nta mwirukanyije. nuko byagenze, icyaha kiba kirahageze, kigeze mu isi kizanywe n'umugore. ubwo se birababaje ariko ntacyo. hari inkuru nziza yahavugiwe. of course urupfu rwarese ruboneka, kuko Imana bamaze kubona ko bambaye ubusa, ngo biremeye ibicocero kwanza. rero ni nk'ibibabi badodadoze ngo bambare, ariko Imana kuko yabonaga ibyo ntacyo byabamarira, yica itungo ibambika uruhu. ibyo byashushanyaga ko nubwo icyaha kigeze ku muntu hari uzapfa kugira ngo icyaha agibonere umuti. ubwo kuva icyo gihe hahise hatangira gahunda yo kujya batamba amaraso akamena, kuko hatavuye amaraso ntihabaho kubabarira ibyaha, niko dusoma. nuko rero byagenze, umugore abaraje ariko nyuma yo kuza Satani amunyuraho azana icyaha. ariko nubwo byagenze gutyo, Imana mu mugore yahabitse ubushobozi, nk'uko ari we watumye icyaha kiza, ni nawe watuma ibyiza biza no mu isi. Ako Imana ishimwe, ibi bintu birakomeye. uzi yuko mba ntekereza nti iyo birangirira hariya umugore akaba ari we binyuriyemo kugira ngo icyaha kigere mu isi, bikanarangirira aho ntihagire n'agahumure n'agakimana iduha, twari kujya tugwa mu bwihebe. ariko nyuma yaho, nyuma y'agakiza, wenda turaza kubivugaho, tubona uburyo Imana noneho uko nguko byakomeye binyuze mu mugore, ni nako gukira k'umuntu imbaraga nyinshi nabwo zinyuriye mu mugore. kandi buriya yari yanamuremanye umutima ushobora kwihanga nyine, kuko ari we nkwibukije bamaze gukora icyaha bombi bahawe imivumo. sibyo? buri wese baramuvumye. inzoka barayivumye, twabivuze, ntizajya igenda ikuruza inda. kandi nyine inzoka ni ikintu cyanzwe pe muri iyi si, usibye wenda culture z'abantu bake na bake bakunda inzoka, ariko ubundi inzoka iranzwe na benshi, biranatimba. noneho umugabo sasa, harya umugabo bamuvumye gute? umugabo baramubwiye ngo uhereye ubu uzajya ubona ibyo kurya ariko wibishyikira. akuya uzajya ubona ibiryo wiyushya kubi. umugore baramubwira ngo uzajya ubyara abana, ngo nzagwiza umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. ni ukuvuga ngo afite inda imibabaro, abyara abana ababara. umugabo kurya yishe akuye. umugore ikindi cya kabiri, kwifuza kwawe uzaherera ku mugabo, nawe azagutegeka. kwifuza kwawe. noneho rero tuzagera mu isi ya none turebe se ibyo bintu Imana yari yavuze mu by'ukuri niko byagenze.
cyangwa byaje guhinduka nk'uko ijya kurema umuntu yifuzaga ko aba mu isi yishimye nyuma ariko icyaha kikaza bigahinduka. Niko nubwo Imana nyuma yo gukora icyaha yapanze yuko umugabo ari we uzajya wiyuha kuya kugira ngo babe urugo barye, umugore we akabyara abana ababara no kwifuza ko kugaherera ku mugabo. Satani buri gihe ahora arwanya ibintu Imana yavuze, ntashobora gutuza ngo ibyo Imana yavuze abe ari byo biba. Ahora ashaka ko ibintu Imana yavuze bisuzugurika mu isi. Ubwo rero byaje kugenda bite? Umugore yaragiye kuvumbira imiruho y'umugabo. N'abantu mwe murabizi uyu munsi ntabwo ari abagabo bonyine basigaye bakora kugira ngo urugo rubeho, ahubwo noneho bose ni ukwiyuha kuwe. Noneho wumva ukuntu n'umugore rwose nubwo icyaha cyamunyuriyemo ariko nawe ingaruka nyinshi zamugeza ku eti z'umugabo. Urumva ubundi Imana yari yarababwiye yuko umugore kwifuza kwe kuzajya guherera ku mugabo. Bivuze ngo niwe uzajya wiyuha kuya kugira ngo umugore abe ibyifuzo bye bisubizwe. None kuri ubu ngubu umugore abyara ababara, umugabo ntabwo bababara. Bajya bavuga ngo bababara mu mutima, ariko kumubabara w'umubiri ntabwo wamufasha abe na gato. Cyakoze umuntu ashobora kutamera neza kumva cyane nko ku bantu bamwe na bamwe agahangayika yakumva aranarwaye ariko atazi ibyo arwaye. Ariko ntabwo mu by'ukuri aba ari kubabara, ibise ntabwo biba biri kumufata nk'uko biba biri gufata umugore. Ariko byarenzeho umugore noneho ajya no kumufasha we ku mibabaro ye. Kwa kwiyuha kuye ntabwo bikiri iby'umugabo gusa, ahubwo natwe byatugezeho. Usigaye ubona Imana yo yari yavuze ngo nzagwiza umubabaro wawe ufite inda uzabyara abana babara. None ubu ngubu umugore araba atwite yikoreye n'umufuka w'imitwaro, cyangwa se agende ku kazi, najya kubyara baramuha amezi 3 yo kuruhuka abakorera abandi bubahiriza ayo mategeko mu gihugu turimo. Ariko nyuma yayo ni ugusiga uruhinja akasubira mu miruho. Urumva ibyo bintu? Ni ukuvuga ngo umugore yaragiye avumba ku muvumo w'umugabo. Umuvumo we yarawugumanye, arangije ajya kuvumba n'umuvumo w'umugabo. Tuzareba ingaruka byagize. Ariko mu by'ukuri nakundi isi ntabwo itworoheye. Nuko byagenze. Inyoko muntu bibayeho urumva, ariko plani z'Imana ziba disturbed. Mbese umugambi w'Imana ukomwa mu nkokora. Nubwo Imana yihorana izindi plan, njya numva abantu bavuga ngo plan B. Umva Imana yigira plan up to Z. Nyine igira plan ibi bitabayeho ihora ifite ukundi iri bubigenze. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Ari navuga ngo zirenze imyenge ya supernet. Zirenze imyenge ya supernet. Rero nuko byagenze. Umugore wari ugomba kuza ari igisubizo azana ikibazo, aravumwa. Nyuma yaho imivumo ikomeza ko tumaze kubibona. Ariko hari ukundi kuntu ibitabo bitubwira umugambi w'Imana noneho nyuma y'uko umuntu wagezwemo n'icyaha abayeho. Hari ukuntu Imana ijya itubwira umuryango wakagombye kubaho. Hari ukuntu umugore n'umugabo bakagombye kubana ariko bubaha Imana, mbese baharanira ko ibyo Imana yapanze ari byo bibaho, mbese bagashaka ko ubushake bw'Imana bubasohorezwaho. Rero nuko Adamu we ntabwo yigeze yirambagiriza. Babagabo twavugaga muri bino bice biherutse gutambukaho hano bavuhoze bavuga ibyo umuntu agomba kuba azi. Barabyumvise biriya bintu babizimenye baba ari bake. Ariko icyo nkundira Imana nuko nyine niyo wagezeyo ukomeza kwiga. Ugomba kuba uzi ngo umuntu utazi kuvura, ngo umugore niba utazi guteka no kuvura, ngo wa mukobwa siko yavuze, ngo wa mukobwa ngo niba utazi guteka no kuvura ngo ntuzirire gushaka. Ariko hari abantu bajya bavuga ngo baradukomye nuko rero uwo mugore hari amagambo nshaka gusoma mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo kugira ngo bino bintu tuzajye tubiha agaciro. Page 43 ni ijambo ritoya
avuga ngo nta muntu ushobora gusenya umunezero n'umumaro w'umugore no kurwaza umutima we ngo ageze ku rugero nk'urw'umugabo we. ngo nta muntu ushobora gusenya umunezero w'umugore no gusenya umutima we ngo ageze ku rugero rw'umugabo we. umugabo we ni ukuvuga ngo niyo waba unezerwa byahe, niyo waba ufite akamaro byahe, umugabo wawe yabisenya abishatse. abantu bagira bavuga ngo igikomere cy'urugo ngo nicyo gikomere cya mbere ngo kiruta ibindi byose, kuko ngo ni memory uzarinda upfa gifite agahinda kabyo. niyo mpamvu abantu bamwe basigaye baribohoye bakavuga bataho kugira ngo iyo mibabaro igumyemo ntabivuyemo. kandi ikibazo ni uko nta n'ahandi wazajya ngo ubibure. nicyo kibazo. yewe niyo bibayeho mukanatandukana bikaba ngombwa ko mutandukana, akenshi naho ugiye ntabwo bumeze neza, ntabwo wageze mu ijuru. ntabwo wageze mu ijuru. washaka undi utakongera gushaka ntabwo cyagikomeye kwifuza kwawe kuza. noneho kandi sumva ku mugore kimwe nuko ntawe ushobora gukonjesha ibyiringiro n'ibyiyumviro by'umugabo ngo bice intege imbaraga ze kandi ngo birimbure icyitegererezo cye n'ahazaza he nk'umugore we. muri make ni win-win situation. numubera mwiza nawe akakubera mwiza biraba ari sawa. ariko buri wese afite ubushobozi bwo guca intege mugenzi we wari ingirakamaro bikabura. none ibaze ariko ufite nk'umugabo, twe tuzajya rero twiyibandaho tuninegure, ntabwo tuzanegura abandi, tuzinegura. ibaze nk'umugabo akageza akakubwira ati rero wenda muba mu nzu itari yanyu, akakubwira ati rero mfite inzozi y'uko twazagira inzu yacu hari Nyarutarama. urumva ugaseka ugatembagara atari ko wigereza aho wigereza. ubwo urireba ukumva ko wakubaka inzu Nyarutarama. abantu bagiye bakoresha ngo uri kurota ku manywa. ibyo bintu byimaje. kandi ngo abagabo muri kamere yabo bagira inzozi cyane ziri kure. bya bindi nyine ashaka kukubwira ukanaseka ariko ujye usekera mu mutima ariko ntumuce intege, kuko nyine Imana yashyize umuntu ubushobozi, sibyo? rero umugore iyo aramutse ateye nk'uko twari tuvuze, bajya bakubwira inzozi wowe ukahita umuca intege ugahita umva, ujye umenya ngo umushyizemo igikomere gikomeye, kuko ngo wowe ni wowe wenyine wari ufite ubushobozi bwo kumuha kuraje. kuko buriya ahantu twirirwa aho aba yagiye gukora ushobora kuba ari umukarani wamuhaye akazi akamutuka ati wakibwa wihute uzagera ku gihe. ahandi hose bashobora kuba bamwita imbwa, ariko mu rugo rwe aba ari umugabo. urumva niyo mpamvu rero uba ugomba kumekinga sure ko nubwo hanze bamwita ikindi, baramwita umukarani, baramwita umuklina. rero twe mu gihugu turimo cyitwa u Rwanda abantu bakora amasuku baba baciriritse. rero bashobora kuba aho ngaho bamubwira ati ntabwo gikorobye neza, ariko iyo avuye aho agataha aho agiye yitwa umutware cyane. niyo mpamvu nyine ni wowe ugomba kumwereka ko ari umutware, kuko aho yirirwa hari igihe baba bamwereka ko nta kintu ari cyo. rero ubwo aka kantu bise nibuka amagambo avuga ngo tugera kuri bike kuko tugambirira, kuko tugerageza bike. ubwo rero kugira ngo ujye umuca intege ahubwo ujye umuha kuraje abigerageze, byanga ariko yabigerageje atari nawe wamuciye intege. rero ubwo icyo kintu tujye tukizirikana. rero bantu mwe mudukurikiye, ni uko umugore yageze mu isi, Satani amunyuriramo ateza ibyago mu isi, ariko Imana yamuhaye ubushobozi ko yazanakora ibintu bikomeye. tuzongera tubire muri episode uzakurikiraho, tuzareba akamaro noneho k'umugore. tubive imuzi tuvuge ibintu byinshi, kandi ibintu kuba bikomeye ntabwo ari igisobanuro ko tugomba kwanga kubivugaho. nitubivuga byaratunaniye bizadutera imbaraga noneho zo kubishobora, aho kugira duceceke ibintu byiza byanditswe, tuzatubiganira duterane imbaraga zo kubishobora. tunabisengera. Imana ibahe umugisha rero kuba mwahisemo Healthy Soul and Body. nakagaruka nakaze cyane.